Mwaramutse Yesu ashimwe. Reka turirimbane umuririmbyi wa 10 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Amen. Shima umwami wo mwijuru, ntanga ibyo mushimisha, nari mboshywa arambohora, narindwa yarankiza. Haleluya. Tumushime, 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 niwe mwami uhoraho. Tumushime, 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 niwe mwami uhoraho. Basogokuruza kera bari mu mibabaro, abagirira imbabazi Yesu tumuhimbarize. Nanone tumwizigire. Haleluya. Nanone tumwizigire Yesu, nanone tumwizigire, kuko ari uko yahoze. Nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire Yesu, kuko ari uko yahoze. Ni data wa twese mwiza, Yesu wanjye azi intege nke zacu. Haleluya. Nuko aradukuyakuya, waturinde satani. Duhimbaza imbabazi, mana yanjye nyimbaza imbabazi zawe, nyimbaza imbabazi ze zitarangira iteka. Haleluya. Duhimbaza imbabazi, imbabazi, duhimbaza imbabazi ze, duhimbaza imbabazi ze yo zitarangira iteka. Yemwe bamarayika beza yo nimushime Uwiteka. Haleluya. Namwabera bo mwijuru, bavuye mw'isi yose, mwese mwishimane natwe. Haleluya. Mwese mwishimane natwe, mwese mwishimane natwe, wigira uhoraho. Haleluya. Mwese mwishimane natwe, umwami mbese mwishimane natwe, mwese mwishimane natwe, nyirigira uhoraho. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi y'107 umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Reka dusome. Maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo, akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Reka nsubiremo. Zaburi 107 umurongo wa 19 kugera ku wa 20. Haravuga ngo maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo, akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Amen. Imana ishimwe. Reka iki gitondo dushima Imana iduhaye umunsi, iduhaye ubuzima, iduhaye kubaho. Hanyuma niturangiza tubwire Imana ngo Mana turagutakiye muri izi mpera z'umwaka, muri uku gusoza umwaka, uturinde ibyago, uturinde imibabaro. Haleluya. Bwire Yesu ngo uturinde, bwire Yesu ngo bitangire. Niwe ugena byose, niwe ugenga byose. Iyo tumwingize, iyo tubimubwiye, hari ibyo adufatira bitaratugeraho, hari ibyo adusamira akabisama bitaratugeraho, hari ibyo aturinda bitaratugeraho, mu izina rya Yesu Kristo. Ku murongo wa 20 bavuze ngo akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, abarwayi. Ubwire Yesu ngo Yesu dukiza. Urwajije ufite umurwayi, ubwire Yesu amugukirize. Ni umwami akiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Yemwe Imana igikuraho umwuka w'urupfu ikongera kurama. Imana igikiza impfu igatanga kurama. Ndi umugabo kubihamya, nagiye mbibona kenshi. Imana izura abantu, Imana isubiza ubuzima, Imana yongeza imyaka abantu bakabaho. Si ukuvuga ko tutazapfa, ariko nanone tugende igihe kigeze, tugende umugisha wo kurama nawo ni mwiza. Turame kandi dukiranuka duhesha Imana icyubahiro. Apana kuvuga ngo turaramye
ngo abantu binezeze bajye mu byaha, oya, turame duheshe Imana icyubahiro. Nibyo byiza, nibyo bifitiye Imana umumaro. Imana ishimwe. Imana rero ijya yongera kuramanga akabakiza kwinjira mu mva zabo. Imana ijya idukiza rwose. Abagome babihagurukiye bakabikora, Imana ikadukiza. Ibihe bibi byahagurutse, iminsi yaduhagurukiye. Impamvu ni nyinshi, ariko hari Imana twongera kurama ikavuga ngo baho, tukongera tukaba, ikavuga ngo ntiyongeye imyaka. Yayongereye na Hezekiya. Iyo dusenze, Hezekiya yarasenzaga Imana imwongerere kurama, Imana irabimuha. Natwe nidusenga, Imana iratwongerera kurama, irakura impfu mu miryango yacu, irakura impfu mu byacu. Hari n'igihe abantu badapfa, ariko ugasanga umwuka w'urupfu uraza ukica ibyawe, ibintu byawe bigapfa, ibyo ukoze byose bigapfa, serivisi ugiyemo bigapfa, ibintu bigapfa, amadosiye agapfa. Yego Mana, icyo kintu ni ukukikura. Icyo cyuka kiba kikwambaye, ugomba gusenga ukakikura, ukitandukanya nacyo, ukagitandukanya n'imikorere yawe n'amaboko yawe n'ibyawe byose, ukakivana mu masezerano yawe, ukakivana mu migisha yawe, mu izina rya Yesu. Nk'uko urupfu iyo tuwusengera, urawusengera ukawikuraho, ukawohereza ikuzimu cyangwa kuwawohereje. Kugira ko iyo wikuyeho ugenda uzerera hirya no hino, ukumva ikindi kintu hafi yawe cyapfuye. Ni urugero ndi gutanga. Ugomba kuwikuraho ukawohereza kwa nyirawo, niba uzi ko ari umwohererezanyo, cyangwa se ukawohereza ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ukatura wowe kuri uwo kuba amahoro, kuri uwo kurama, ko ufite ubuzima muri Yesu Kristo. Imana niyo iduha kurama, Imana niyo iduha kubaho. Icyo yemeje nicyo yanzura. Amen. Nikikora. Amen. Reka dusenga Imana. Papa, ndagushimiye. Yesu ushimwe. Ndagushimiye umunsi uduhaye, ndagushimiye ubuntu bwo kubaho, ngushimiye imbabazi tugiriye. Ukuririmbira ni byiza, twumva umunezero. Uri data wa twese mwiza, uri ingabo idukingira. Turagushimiye, wumve ko tugushimye, wumve ko tuguhimbaje. Imitima yacu iranezerewe. Amashimwe n'aba yawe Nyiringabo, wowe uhoraho. Haleluya. N'amashimwe n'aba yawe Yesu. Iki gitondo wowe uduha kuramuka amahoro, wowe uduha ubuzima, wowe uvuze ngo twongere tubeho tukaba tubayeho n'ibyacu n'abacu. Turagushimira. Habwe icyubahiro Mwami iki gitondo. Mwami Yesu, turasenze ubuntu bw'uyu munsi butugereho. Ibyo wagambiriye aba ari byo biba gusa, byo utagambiriye tubikujeho. Mu maraso ya Yesu bisibike. By'abana b'abantu bagambiriye biveho, by'abagome bashyizeho biveho, by'abadayimoni bagambiriye biveho, ibyo bakoze biveho, bive mu nzira zacu, bive aho turi bujye hose, mu izina rya Yesu. Umugambi utari uw'Imana uyu munsi uveho. Turipfutse n'amaraso yawe Mwami Yesu. Ndasenze ngo uyu munsi uturinde ibyago, muri iyi minsi y'impera z'umwaka uturinde ibyago, mu izina rya Yesu Kristo. Dukize imibabaro. Abantu bababaye ndabasenge iki gitondo ngo bakize imibabaro, bababajwe n'ibintu bitandukanye. Impamvu nyinshi zitumye abantu bagendana imitima ibabaye. Mwami Yesu bibakize, bagirira ubuntu. Ubu ni Imana itanga umunezero, tanga ibyishimo. Impamvu itumye abantu bababara yikemure Mwami, kuko uri Umwami mwiza, uri umunyamaboko. Papa, turasenze uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Kiza indwara abantu bose barwaye, dukize indwara abarwayi barwaye, bakize ndabasengeye, bavure Mwami. Igitondo vura umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko. Vura mu mwuka, bafite mu mwuka harwaye. Vura Mwami, tanga ubuzima, shyiraho ubuzima bwawe Yesu. Ubuzima ni wowe ukiza indwara. Kiza Papa, kiza umuntu wese urwaye iki gitondo. Kiza mu mitima, kiza mu mwuka, kiza mu mubiri. Kiza Yesu, kubw'izina ryawe Mwami, kubw'icyubahiro cyawe Yesu. Mwami Yesu, turasenze muri uku kwezi two gukiza, udukiza imyuka y'imfu, impfu zazereraga hirya no hino, impfu zashakaga abacu. Izo mpfu turazifunze mu izina rya Yesu. Icyo cyuka cyica, icyo cyuka kigenda gihiga mu miryango hirya no hino, imyuka y'abakora Satani iza kwishyuza, imyuka y'abagome, imyuka y'abazimu, byo byose bimirwe n'umwuka wera w'umuriro mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu narinde
imiryango yacu, narinde abo tuvukana, narinde abuzukura bavutse mu miryango yacu, narinde imigisha yacu, narinde amasezerano yacu, ibyacu byose birindwe mu izina rya Yesu. Nsenge bari umwuka w'urupfu, umwuka wera w'Imana babohoke burundu, umwuka ukurwaho n'umwuka, icyuka cy'urupfu kimirwe bunguri n'umwuka wera w'Imana kiveho mu izina rya Yesu. Wacyuka we ikuzimu mu muriro, umwuka wera w'Imana mu muriro mu izina rya Yesu, ubutazagaruka uve mu byacu, uve mu bacu mu izina rya Yesu. Aho wari warafashe, aho wari urindiriye, ibyo byose nibirekure mu izina rya Yesu. Twatuye kuba amahoro muri izi mpera z'umwaka, twatuye kugubwa neza muri izi mpera z'umwaka mu izina rya Yesu. Abahize kuzica abantu, bahize ngo bazawe kareka, ntibikunda mu miryango, ntibikunda mu bana, abana turabashinganishije, ntibikunda mu bacu, ntibikunda mwabo dusengana, turabapfutse amazina yabo arindwe, buri wese arindwe mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, singizwa, nituzapfa tuzarama tuvuge gukomera kwawe Mwami, nituzapfa tuzarama tuvuge imbabazi zawe. Ndagushimiye Yesu ibyo ukoze, ndagushimiye neza yawe ungiriye, ndagushimiye gitare cyacu, ndagushimiye Mwami w'abami, none n'ibihe bidashira. Himbazwa gitare, singizwa kari wowe unesha. Kandi Mwami, aho tujya hose muri izi mpera z'ukwezi z'umwaka, muri izi mpera z'umwami z'uku kwezi, mu ntangiriro mu izina rya Yesu z'undi mwaka, Mwami Yesu, aho urupfu rwe rwashatse gufata rurekure, impfu z'intererezanyo zimirwe bunguri n'amaraso ya Yesu Kristo. Impfu z'abagome bari barasizeho zimirwe bunguri mu izina rya Yesu. Imyaka y'abantu turayongeje babeho, imyaka y'abaho Satani yari yayifatiriye n'abagome n'inkozi z'ibibi barekure mu izina rya Yesu. Abantu barame, twatuye kurama, barame banezerewe, barame bagushima, barame bagusingiza, barame baguhesha icyubahiro Mwami. Urakoze Yesu, ni wubahwe Nyiringabo. Turagushimiye, wowe uduha kurama, wowe uduha kubaho, kandi uduhe kurama tugushima, uduhe kurama tukunezererwa, uduhe kurama tukuramya, uduhe kurama mu buzima bwiza, uduhe kurama abantu bafite amagara mazima, uduhe kurama tugushima we Mwami w'abami. Urakoze Yesu, turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mana nzima, icyubahiro n'ikibi cyawe Mana Nyiringabo, none n'iteka ryose. Amen. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro. Umunsi mwiza, ntibagirwe gukora subscribe na share. Shalom.